Amahoro y'Imana bakunzi ba Ishema TV murasuzwa na Isherina kamikazi w'abanyarwanda. Nizere ko mumeze neza cyane rero abadukurikiye muri hirya no hino hatandukanye impande n'impande z'igihugu. Mu by'ukuri mbifurije gukomeza kugubwa neza, Nyagasani akomeze abandebere ndetse abamera umugisha, cyane cyane abakoze subscribe. Nkuko mubizi rero uyu munsi wa none nicyo twita updates news cyangwa se amakuru agezweho abagenda avugwa hirya no hino. Uyu munsi rero ni inkuru navuga ko ari inkuru y'akababaro, ni inkuru navuga ko itangaje. Uyu munsi wa none ntabwo ndibuze gutinda, ahubwo ndahita mbumvisha ayo majwi ndetse n'iyo video dukesha ndetse TV1, kuko nyine iyi nkuru nishingiye kugira ngo mubyumve murebe ukuntu abantu bamaze kuba inyamaswa. Guys, ntabwo byoroshye guys, birakomeye cyane cyane. Ngaho namwe nimwumve iyi video. Hello. Tabaro. Oui. Ariko umwumva umuntu wakuzengereza gutyo utamwishe wamukira. We wakwica umuntu? Uraze? Reka manze nkubaze. We wakwica umuntu? Ariko umvuza kugira ibyo nishakiye namwica. Ese witwa nde? Witwa nde? Bahita cyana cy'intare. Igiki? Cyana cy'intare. Cyana cy'intare? Mu karere ka Ngororero. Izina ryawe bwite se ninde? Izina ryawe bwite ninde? Cyana cy'intare. Cyana cy'intare? Ufite imyaka ingahe se? 35. Ufite umugore? Yego. Wari wamukubita na rimwe? Ntabwo ndamukubita kuko ntabwo amatika arayazana. Yari yagukubita we? Aho ya ntabwo tugirana amatika ariko yazanye yabaho. Wahita umwica? Amubwiye ko ibyo nishakiye. Umugore wawe muri kumwe se ngo umumpe? None se reka nkubaze. Nyine ndakubaza ngewe, umugore wawe muri kumwe umumpe tuvugane? Ntabwo twegeranye neza. Wamwica? Ari none se reka nkubaze. Umugore aramutse akuzengereje wamukorera iki? Wamuhunga wakora iki? Hanyuma wowe umuzengereje se nawe akwice? Yanyica nawe yakwica nawe yahita kwica vuba vuba. Muri make wamwica? Namwica cyangwa akanyica vuba vuba. Ujya usenga se? Ujya usenga? Erega isi yarahindutse. Isi yarahindutse? Nta mugore wumva yishe umugabo se? Ntabwo ujya umwumva? Njya mbumva rwose, niba turi kuvuga abagabo bishe abagore. None se nkubaze. Urasenga? Ndasenga. Usengera he? Manyagatolika. Padiri se nukubwira ngo uzica abantu cyangwa ajya gufasha gusengera bati rwose ibintu by'ubwicanyi kuko no mu byaha Imana yanga birimo ngo ntuzica? None se naguze ko padiri ibyo bintu bikora? Ntabwo padiri agira ibikosa byiciwe. Ariko hari umenya ari shitani ihamagaye hano. Shitani? Ukuri da? Umenya shitani ihamagaye ahangaha? Umenya uri shitani tu? Reka. Nese ongera usubiriremo. Umugore agize icyo akora wenda mutumvikana wahita umwica? Ushobora kutamwica. Yaha, ibyo nibyo shaka ko tuganira. None se nta bundi buryo mwaganiramo niba ari amakosa yabaye agakosoka? Cyaterwa n'amakosa yariyo. Bwira nk'ikosa yakora ugahita umwica ni nk'iriya. Ariko mukamubaze mutabara. Mbaza Nubwo ubyuka ukora aho ngaho. Akakubuza kugira utwawe. Uduki mbese? Uduki twawe? Ibyo wakoreye byawe. Ngira ngo ibi uri gukora aba ari ibyanyu mwese. Wiri kubikorera? Yes, none se umugabo nyamugabo aruhira urugo. Nudashaka kubeshya noneho. Ibyo uri gukora byose nawe yakora iki? Ntarasi utanga mu rugo? Ntarasi utanga mu rugo? Ni umwana uhahira? Ariko uturanye n'abandi bantu cyangwa mutuye mu ishyamba? Abaturanye benshi cyane. Baruta bari Kigali. Hehe? Baruta bari ngaho i Kigali. Uzi ikintu ngiye gukora? Uturanye n'abandi bantu cyangwa mutuye mu ishyamba? Abaturanye benshi cyane. Baruta bari Kigali. Hehe? Baruta bari ngaho i Kigali. Uzi ikintu ngiye gukorera? Ndabwira abapasiteri bagusengere kuko ibyo bintu bikurimo ni shitani yakwaritsemo. None tumutabara. Ariko urabyemera ko shitani ikwaritsemo mbere ya byose? Kuri iki gihe umupasiteri wari wagusengera nawe. Warihebye pe? Uwo ntiwihebye? Yawe. ndaza kongera guhamagara tutari muri studio.
nkugire inama y'ibyo ugomba gukora kugira ngo ukire ibyo bintu kuko umerewe nabi. ariko none banza wumve se biraterwa n'ubukene, banza umwanira akanyenyeri noneho. Urakennye cyane ubu ni ntagakanda ntunyica. umva se umva reka nkubwire, reka duhe n'abandi ijambo ibyo byose urakurikiye babanza kugira inama sibyo, ariko bankandira n'akanyenyeri kuri iyo nimero babwira. Ariko oya ntabwo umuntu yakandira akanyenyeri umwicanye kuko uvuze ko wakwica abantu, gusa wakandira akanyenyeri nta migambi mizima ufite, kandi biterwa n'ubukene nibwo butuma wica abantu. yawe nkandira akanyenyeri wenda buzashira. Sawa. Nakaga mpuye nako muri iki kuva nagera ku itangazamakuru mpuye nakaga gashoka. ngira ngo video mwayibonye rero. Mutabaruka ati kuri radiyo hahamagaye shitani. Iyo ntago ari umuntu, ahubwo uyu muntu arimo abazimu. Umugabo we ati nge rero nta abazimu ndimo, ahubwo burya bwose niba ushaka kumenyaho byinshi ukanda akanyenyeri. Niyo abandi bagiye kungira inama bakanda akanyenyeri. Mutabaruka ati se turakanda akanyenyeri tugakandira umwicanyi? Ni ibintu bikomeye. Ngira ngo mwayibonye ko RIB yashyizemo akarenge uko byamera kose. Uyu mugabo agomba gushyirwa ahantu bakamugorora bakamuha umucyo uko byamera kose. Niba ari n'ibimurimo ntago akwiye guhamagara kuri radiyo. Uko byamera kose radiyo yumvwa n'abantu benshi batandukanye, abantu, urubyiruko, abangavu, abato n'abakuru, abagabo, abagore, uko byamera kose radiyo barayumva. Niyo mpamvu rero uyu mugabo agomba kubanza kwigishwa mbere na mbere, ese kuri radiyo bavugiraho ibiki, ese radiyo yumvwa n'abantu bangana bate mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Uyu mugabo rero wo mu karere ka Karongi yamaze gutabwa muri yombi, aho agomba kwigishwa nyine ndetse bakanamuryoza ibyo yavuze. Ati njye umugore akakajya imbere y'abantu rwose agafata telefone ati njye umugore wanjye yakoze ikosa namwica. Amakomenti menshi rero agiye avugwa, ari kuri Instagram bapostinze iyi video, bakomantinze, bamwe batari ko se uyu mugabo aturuka ikuzimu, abandi bati se uyu mugabo abaho se, abandi bati se uyu mugabo aba mu kihe gihugu, twizere ko atari mu Rwanda, abandi bati nafungwa, abandi batari ko se uyu ntabwo ari gufungwa ahubwo no kuganirizwa bakumva ibimurimo bakanamenya ese uyu mugabo abaye hate n'umuryango we, ese umugore we aho ngaho ni yaba wenda atotezwa. Abandi batuye ni mwene wabo w'akazungu, ati nahatandukanye n'akazungu wica abantu. Nibyo rero RIB yamaze kubigeramo. Uko byamera kose na RIB itabijyamo n'abaturage ubwabo uyu mugabo bari kumushakisha, ugasanga bibaye bibi kurushaho kuruta uko RIB cyangwa se ikigo kibishinzwe ikibyinjiyemo nyine kibyinjiyemo nyirizina. Uyu mugabo rero wiyise ngo ni icyana cy'intare, uyu munsi wa none ngira ngo ari kuvugira hawigenewe nyine, aho bagomba kumugorera umucyo bakamushyira ku murongo. Ko byamera kose uyu mugabo afite ikindi kibazo cy'uburwayi, komite cyumva ibyo yavuze wahita uvuga uti uyu mugabo afite ikindi kibazo wenda runaka cyihariye. Uyu mugabo rero afite umugore nk'uko yahoze abivuga, ko byamera kose afite n'abana, akivugira ko we ngo yakorera abana kugira ngo akorere umugore. Umugore agomba gukora ukwe n'umugabo agakora ukwe, ngo umugore atagomba kumucyurira ku byo yahashye yanamwica. Ni ibintu bitandukanye rero, ni amagambo uyu mugabo yavuze atandukanye nk'uko mwakomeje kubyumva, ariko namwe muduhe ibitekerezo. By the way, murabyumva mute? Ese uyu mugabo byari byiza koko cyangwa se ni ngombwa ko afungwa? Ese uyu mugabo ni ngombwa ko ajya kwigishwa cyangwa se akatirwa? Abandi namwe mutubwire, ese uyu mugabo yavuze ukuri, ibyo yavuze ni ibya nyabyo? Ese uramutse uri nkawe wenda w'umuryango we, uyu mugabo wamukorera iki? Bitubwire muri comment, bidusangize muri comment nyinshi ku mbuga nkoranyambaga nagiye nzibona ku YouTube bakoze kuri iyi nkuru. Nabo abantu bati uyu mugabo ntago akwiye kuba muri sosiyete, abandi batari ku uyu mugabo yifungwa ahubwo ashyirwe mu kigo runaka cyangwa se aganirizwe n'umuntu runaka bamugira inama ntakwiye gufungwa. Abandi bati ibi ntago byonyine kuba yifata akabivuga kuri radiyo n'abantu bose bayumva, uyu muntu agomba gufatwa.
namwe mutubwire urabyumva utuye umugabo yagombaga gukorerwa cyangwa se akorerwa iki nk'umuturage. bakunze wa Ishema TV rero ibyavuzwe nabyo ni byinshi, umwanzuro nafashe ni uko nzashaka uburyo bushoboka bwose nkajya i Karongi ku muryango w'uyu mugabo wise Cyana Cyintare, nkagana na madamu, nkaganira n'abana niba bafite n'abaturanyi muri rusange, nkamenya nize uyu mugabo yarabaye hate, ese muri sosiyete mugani wa Mutabaruka abaye hate, ese abana n'abantu umuntu utumva yasengerwa ati pasiteri wansengera ninde, padiri wansengera ninde, bo ntibakora ibyaha. Ko byemera kose umugabo yarihebye, niba ari n'ubukene abantu babimenye bamuremere, bamuha amafaranga, babamufashe ariko adakoresheje buriya buryo. Uko byemera kose twamuremera twamufasha, ariko se tumufashe gute, yabisabye ate? Gusaba bibaho, ugahamagara ugatakamba uti mumfashe. Abanyarwanda turumva kandi tugira urukundo. Uyu mugabo akaba yafashwa rero, ariko ati njyewe rero kujya mu mubwira undi we kandi akanyenyeri amazina yanjye bwite ni Cyana Cyintare, urumva yarigometse mu buryo bushoboka bugaragara nk'uko mwakomeje kubyumva muri iyo video. Aho ngaho rero ko n'agafoto ke ko ku ruhande yicaye aho ngaho nyine rimbu yamugezeho, mubona mu maso urabona ko wagira ngo ni umuntu ukiri muto kandi ni umugabo mukuru, ariko aho ngaho agaragara nk'umwana. Bakunze wa Ishema TV rero updates news nakagaruka, ndabakomeza nkurikirana amakuru ndetse namwe comment zanyu muzitubwire kugira ngo ayo makuru naza namwe niba mubaza tuzabasubize, ndetse niba n'ibitekerezo byanyu tuzabisome. Mwari kumwe nanjye Ishema Kamikazi rero, kanda imibare ngiye kubwira, kanda 6 2 6 uzimye kasi power yawe niba yarakuzengereje mu buryo bwo kugira ngo ukomeze ugire amahoro, cyangwa se ako kantu kakuduhira mu matwi kirwa gasona ke kugiraho ingaruka muri rusange. Tuzasubira ubutaha rero, ciao ciao.